ubundi haranditse ngo uzanga kumva cyangwa se nyamwanga kumva ntiyatinze no kuba yabona, kandi barakubwira ngo burya hari ubuhoro, umuhoro buri kogosha, nta mahoro bashaka kuba yahaba cyangwa se ngo abe yahaguma. Dutangiriye inkuru yacu aha ngaha ndetse mbabwira ko tukiri kuri episode ya mbere, ndetse ari nabwo kakiri kuba ikatangira, ndetse aha ngaha ku katangira kacu dutangiye ahantu hari amahoro make, ndetse abaturage bari kuba bakivumbura bavuga ati ubundi kubera iki twabisanze aha ngaha, cyangwa se ibi byose byabashije kuba ibyagera aha ngaha. Ndetse bose bakomezaga bitegereza kuri screen yari imbere, ndetse aha ngaha kuri aritari hari umusore bamwise Firemo yakomezaga abwira umukobwa wari urangatse Adeline ntabwo wabasha kuba iwatuza ukanyumva, ati reba ukuntu ugiye kubasha kuba iwanteza abo bantu bakabasha kuba bamfata mu shusho itari yo, ati ubundi gute nabashije kuba inakoreye amakosa. Kumva umusore akomeje kuba yavuga gutyo, uwo yari Firemo. Adeline niko kuba yamwiyaka aramubwira ati Firemo narakwihanganiye inshuro nyinshi, ati kandi narakubwiye, ati none dore amakosa yawe ahantu abashije kuba yakugeza, ati rero ndumva nta mpamvu iyo kuba wabinsinza cyangwa se wakomeza kuba wabinsunikiraho, ati bisigaye ati ni ibyawe. Adeline niko kuba yafata ijambo, arangije ashimira abantu bari babashije kwitabira igikorwa cy'ubukwe. Bigaragare ko Adeline na Firemo aha ngaha bari mu gikorwa cy'ubukwe. Adeline niko kuba yavuga ati njyewe ndarambiwe rwose, ati sinabasha kuba inakomeza kuba nakwihangana, ati njye nta bukwe nkora n'uyu mugabo, ati nubwo nigeze kuba inamukunda, ati ariko ibyo yabashije kuba yankorera, ati umutima wanjye uramenetse rwose. Ndetse Adeline amajije kuba yavuga ibyo byose, ariko wabonaga ko amarira yamuzenze mu maso, ndetse nta byishimo habe na gatoya. Ndetse niko kuba yajugunya mikoro aho hafi aho ngaho hasi, arangije arahindukira Firemo aramubwira ati Firemo, ati naragukunze, ati ariko ntiwigeze umpa agaciro na mba, ati ndetse naragerageje, ati ntako nabashije kuba inagira, ati ariko by'aka kanya, ati ntago mbaye mpari ku bwawe, ati ugiye kuba uri wenyine. Adeline niko kuba yakatava aho ngaho kuri aritari, niba bahita kuri aritari simbizi, ababizi murabizi, niko kuba yasiga umusore aho ngaho. Ndetse mama wari uri aha ngaha na papa niko kuba bahaguruka baza kuba babwira Adeline ati se ibi ngibi ni ibiki uri kuba wadukorera ku munsi w'ubukwe rwose. Ndetse umubyeyi wari uri aha ngaha ubanza yari mama wa Firemo yakomeje atakamba avuga ati ese kubera iki watinyuka kuba wakora ibi ngibi, ndetse ukabikorera umwana wanjye w'umuhungu, ati wakihanganye. Ariko Adeline we bigaragare ko agatima ntari kandi ntako kari kabashije kuba ikakigendera iwabo wambeho rwose. Ariko aha ngaha ibyo babyeyi namwe murabizi, umubyeyi aha ngaha wa Firemo yakomeje atakamba abwira bwiza aha ngaha Adeline ati ese ntabwo wabasha kuba wakihanganira ibyabaye. Adeline ati byabaye, ati si byabaye wowe, ati wabasha kuba wabimenya buriya, ati se wowe uza kuba wamenya ibyabaye waza kuba wageze aha ngaha ubanje, ati ndakwinginze, ati reba hariya. Adeline niko kuba yakiyaka mama wa Firemo, arangije batungira kuri screen, ndetse na Firemo nawe yararebye atangira kuba yakikanga. Abari aho ngaho bose mu bukwe bakomeje bitegereza bihangira ijisho kureba neza ku munsi w'ubukwe ubwo bwari bube. Firemo rwose yari yigiriye kuba yakimanyurira cyangwa se yakikubitira ka Nyiramwiza, ndetse bigaragare ko na Nyiramwiza bari kumwe yarimo aho ngaho muri ubwo bukwe, kuko abari baje kuba bavumba ba David bose n'abandi batangiye kuba bavuga ati ariko burya cya Firemo kirya neza sha, ati cyaje mu bukwe kivuye kuba cyakimanyurira cyangwa se icyakikubitira abandi bana, ati mbega umugabo uri aha ngaha, ati uyu nta mugabo urimo rwose. Papa aha ngaha we yakuzwe n'isoni, ndetse na mama wari uri kwinginga buri icyo akora. Papa niko kuba yaza aha ngaha atangira kuba yakubita Firemo amubwira ati gute watinyuka, ati gute watinyuka kuba wankorera ibintu nk'ibi, ati imyaka yose nabashije kuba nakorera, ati ni ibingibi ubashije kuba wanyitura, ati ni ibingibi wari ushoboye ubashije kuba iwanyereka. Adeline we yari ari aho ngaho,
Filimo niko kuba yagaruka atangira kuba yakinginga na hendahenda, ariko Adeline byari byarangiye. Bigaragare ko Filimo ingeso yari yaranze rwose ikaba yari yaramubase. Adeline yakomeje amubwira ko abaye ari we nawe atabasha kuba yakihanganira ibyo ari gukomeza kuba yamukorera. Ati ubuntu bwa kangahe mbashije kuba inagufata nkomeza nkubuza. Ati ubuntu bwa kangahe? Ati ariko wowe ntabwo uba unyitayeho. Ati none reba nijoro rimwe ryaburaga ry'ubukwe, ati byose urabizambije. Ati nikimveho, ati nikindeke. Adeline niko kuba yakikatira arangije asiga Filimo aho ngaho. Bigaragara ko iby'urukundo cyangwa se ubukwe no kuba bakora urugo hamwe nawe bitari bikunze cyangwa se bitari bigombye kuba ibyashoboka. Buriya ngo ibyo ukora nibyo bizabasha kuba byakugaruka ndetse bikagutunga mu buzima bwawe bwose. Ahangaha Filimo papa we yaje kuba yamutimbura, akomeza kuba yakibuka ukuntu se yakomeje amutimbura, niko kuba yavuga ati ngomba kuba nava ahangaha kuko nta mahoro ahari. Ndetse barakwereka Nyiramwiza baraye bari gusonga cyangwa se bibereye mu byishimo, nawe yari ari aho ngaho. Abasore bari baje kuba bakwirira bakinywera mu kirori batangiye kuba bavuga ati ubundi dore kabitera byose nuriya. Ati dore ngakariya rwose ukuntu gahagaze. Ati dore ukuntu kaba kari kureba. Batangiye kuba bakihana ko bakabwira ati ubwo nta soni ufite. Ati uri kumva ari bwo wabashije kuba wakora igikorwa cyiza. Ati dore ukuntu kareba. Ababyeyi nabo bakamaganiye kure ndetse niko kuba kava aho ngaho karagenda. Mbe barakwereka ahangaha tugaruke mu rugo kwa Filimo. Papa w'umusore we yatashye byamurenze ari kuba yavuga ati mana, ati kubera iki wampaye umwana umeze gutya? Ati kubera iki koko? Ati uyu niwe mwana nasengeraga. Ubwo Filimo nawe yari ari gusaba imbabazi ariko ari iby'ubusa kuko papa we byari byamajije kuba ibyamurenga, umujinya wamurenze. Niko kuba yatangira kuba yamutora umujinya amubwira ati ese niki ntagwaye ku buryo uri kuba wanyitura ibi byose? Ati niki ntabashije kuba nakuzuza nk'umubyeyi? Ubwo na mama nawe ari gusabira imbabazi umuhungu we, ariko papa we rwose byari byamaze kuba byabirabo cyangwa se yarakaye. Mama niko kuba yambwira ati ariko se mugabo, ati wowe buriya mu myaka yawe, ati ntago waba warakoze amakosa nk'ariya. Ubundi umubyeyi w'umugabo ibyo yaba yaranyuzemo byose ntaba ari kubasha kuba yakumva ko umwana wiwe yabasha kuba yabinyuramo. Ikumbe bidatinze papa yatangiye kwakira agatelefone gatangira kuba kagira ibyo kamubwira, ndetse ahangaha niko gutangira kuba yakikanga. Ndetse ahangaha umujinya wakomeje kuba wamwica rwose, ndari ibintu biri kuba byagaragarira amaso. Papa niko kuba yahaguruka n'umujinya, ndetse arangije na telefone yarimo akoresha niko kuba yayimena atangira kuba yabwira umuhungu ati ese ubu ngubu kuko, ati mana kubera iki wampaye umwana nk'uyu? Ati kubera iki nabashije kuba inabyara umwana nk'uyu rwose akaba agiye kuba yambera ikirumbo? Ati ibi byose ni wowe uri kuba wabinteza? Ati se ubu ngubu ibi ngibi noneho, ati ndaza kuba nabyita gute? Igisore cya Filimo niko kuba cyabwira papa wacyo ati papa ndaza kuba nabikosora. Atari kube wagabanya umujinya. Ati se ubundi ni ngiye mugabo ubonye wa mbere ubashije kuba inakora amakosa nk'aya? Ati ahubwo kutari kubasha kuba wakumva ukuntu byabashije kuba byagenda. Papa ati se ndumva iki? Ati urambwira iki? Hari ibyawe nabashije kuba inabona? Aterega ibyawe byabashije kuba ibyajya ku mugaragaro, kandi wibuke ko byagiye ku mugaragaro turi mu bantu. Ati abantu bose ubu ngubu bazi uwo uri we bakubonye. Buriya niba hari ikintu kimwe utari uzi, ababyeyi aho baba bari hose baba badushakira ibyiza mu buzima, yaba ari mubi yaba ari mwiza, ariko wabaharanira ko ugomba kuba wasa neza cyangwa se wagaragara neza mu bandi. Ariko uyu musore wacu Filimo we ibyo yari yabashije kuba yakikura ababyeyi be cyangwa se yakikuye ibintu yiyeretse ababyeyi be, ibyo ari bitangaje cyane. Ndetse ahangaha barabizi ngo ikurira abana ikakurusha imbaraga n'ubukana. Ahangaha umusore we yakomeje gutongana, mbese nk'ufite ingingo imurengera, akomeza abwira papa we ko ibyo yabashije kuba yakora ndetse byari bikwiye kandi ko yagombaga kuba yabikora. Ariko murabizi ababyeyi b'abamama bo ni ababyeyi bagira impuhwe cyane,
ahangaha nawe yakomeje ashyigikira umwana we, ariko muze ahangaha ntabwo yari ari kubasha kuba yabyumva cyangwa se yabikurura ngo abyiyumvishe, ariko n'umwana ahangaha afirimo bigaragare ko atari shyashya ndetse yari abashije kuba afunze mu mutwe. Nubwo umukecuru yari ari kuba yarengera umuhungu we, ariko nawe yamubwiraga ko ibyo yakoze atakagombye kuba yabishyize ahagaragara, ku buryo yari gufata n'amashusho akagaragaza ko agiye guca umugore w'inyuma kandi kamemu bafite n'ubukwe. Ahangaha papa yakomeje amubwira ati ese kuri gukomeza kuba warengera umwana wawe kandi ubona nta kintu bimubwiye ndetse n'ibyo yakoze yabikoze abishaka? Papa niko kuba yabwira umuhungu we ati cyakora ntiwabuze byose, ati wabashije kuba wasebya umuryango wacu, ati so ubu ati nzongera kuba najya imbere y'abantu mbe nababwira ngo iki? Muri make mama wacu w'ahangaha yari ameze nk'umuntu uri kuba yakunga umwana na se, ndetse amubwira ko agomba kuba yakemera amakosa, bitabaye ibyo atagomba gukomeza kuba yaburana na papa we. Ariko filime ahangaha we yakomezaga avuga ko buriya afite ingingo imurengera kandi ibyo yakoze yagombaga kuba yabikora, ati ahubwo wenda nazira kuba nabikoze mu gihe kitari icyanyacyo, ati se naho sindi umugabo singomba kuba nafatwa ndetse nkajya kuba nakikemura. Ikumva kiri aho ngaho bamwereje mesaje bamubwira yuko umukobwa bari bagiye gushyingiranwa ubu ngubu ari muri koma rwose, bimeze nabi, ataka ubuzima kari habi. Ikumva barakwereka Adeline nyuma yuko yari amaze kuba yabona byose byari biri kuba ibyamubaho mu buzima bitari byiza. Nawe ari wowe uri umuntu ibyabasha kuba byakubaho ahangaha ku buzima rwose ni kari kubasha kuba ikagenda wera cyangwa se ikagenda neza. Ndetse ahangaha yari ari kuba yabwira muganga situwasiyo arimo ukuntu imumereye ndetse n'ukuntu ari kubasha kuba yakumva ameze, ndetse yari ari kuba yabwira muganga ko ari kumva ubuzima buhagaze nabi ndetse ari kuba yakiyumva nabi. Ndetse ahangaha murabizi abaganga nta kindi bakubwira usibye kuba wakomeza kwihangana. Gusa ahangaha muganga yari amufitiye ibisubizo cyangwa se ibisubizo by'ibibazo byose yaba yibaza ku buzima bwiwe. Ndetse ahangaha sinzi icyo muganga yabashije kuba yamubwira umukobwa wacu Adeline niko kuba yakikanga, ese yaba atwite filime wacu se yaba yarabihushyemo cyangwa se yarabinonbyemo? Umukobwa Adeline ahangaha niko kuba yakitegereza, ariko bigaragara ko ibyo yari abonye atari ari kubasha yabyemera cyangwa se yabasha kuba yabikurura neza. Yatangiye kuba yavuga ati se ati ibingibi bishoboka bite? Muganga niko gukomeza kuba yamubwira ati rero ukomeze kuba wakitonda uburwayi bwawe ube wabugenza gake utaza kuba bwaviramo ubundi burwayi bukomeye, ati ukaza kuba wabura n'ubuzima bwawe. Muri ako kanya ariko uwitwa Adeline ahangaha we yabashije kuba yavuga ihumure cyangwa se yakikanga, ntiyari ari kubasha kuba yakumva ibyo muganga yari ari kumubwira. Ndetse muganga niko kuba yamubwira ati agahanya gasigaye ni akawe, atuze kuba wakiyitaho. Muganga niko kuba yakiviramo. Kumbe hashize akanya muganga agisohoka barakwereka umusore wacu nawe yari amaze kuba yahatera ibirindiro cyangwa se yagera kwa muganga. Yaje avuga ati se abari ahangaha mwiriwe, ati burya se biragenda, ati amakuru yanyu mu buzima? Kumbe yari ari kumwe n'undi mukobwa ku ruhande aho ngaho bari bise Dina, ndetse Dina we yari ahagaze. Umusore niko kuba yambwira ati hura na Dina, ati se uyu nguyu we, ati wari umuzi? Kumbe umukobwa ahangaha Adeline we ntiyari abyitayeho rwose, yari ari kuba yakitekerereza ibyo muganga amajije kuba yamubwira. Ikumbe haruje wari uje kuba yamutera stress cyangwa se yamwongerera stress. Umukobwa yatangiye kuba yatera induru cyangwa se intonganya ndetse ashaka kuba yarwana, ariko akimbaraga kari ntako. Niko gutangira kuba yababwira ati wowe n'uriya, ati kubera iki ubundi, ati mwabashije kuba mwanzira mu buzima, ati kubera iki ibingibi byose ibyabashije kuba byambaho, ati kubera iki napfukiranwe, ati kubera iki amaso yanjye yabashije kuba yagirwa impumyi koko. Ahangaha igisore niko kuba cyafata ibipapuro
cyangwa se ibisubizo bivuye kwa muganga, niko kuba cyabisoma kirangije kiramubwira ati izo ni ingaruka z'ibyaha byawe cyangwa se z'ibyo wabashije kuba wakishoramo, ati nicyo gihembo ugiye kuba wakuramo nawe, ati se uragira ngo hari ikindi kintu ngewe ngiye kuba nakubwira kizima, ati reka reka ntacyo, ati kandi uzabaririze, ati ubundi gute ngewe nari ngiye kuba nakora ubukwe n'umuntu nabashije kuba inkunda, ati ubundi wumvaga byarangira gute cyangwa se byakugwa amahoro. Adeline niko kwambwira ati Firemo, ati ntabwo wambwira gutyo kuri uyu munsi wa none, ati ntabwo wabasha kuba wambwira amagambo ameze gutyo. Firemo yari umwana mubi ariko ntiyari yarabashije kuba yabigaragaza mbere cyangwa se yabigaragariza umukobwa uri ahangaha Adeline, ahubwo Adeline yakomeje agendera mu munyenga w'urukundo rw'amabeshyo, ariko atazi ikiri inyuma y'urwo rukundo rw'amabeshyo ngo ni iki. Ariko Firemo wanga rwose icyo yashakaga ko ari ukwikubitira curubaro ndetse akabasha kuba yakuramo ebyiri ubundi agahita yigendera, ndetse yakomeje amubwira ko ibi ngibi bibaho mu buzima kandi agomba kuba yabyakira agakomeza kubana nabyo. Ati se ntabwo wishimye? Ndetse ibyo byose yabivugaga ari kubona umukobwa arwaye, ese umuntu yakishima arwaye? Disanga Adeline agahinda karamwishe, akomeza avuga ati ariko ubundi, ati gute naje kuba namenya umugabo umeze nkawe, ati gute nabashije kuba umutima wanjye waba impumyi ndetse n'amaso yanjye bikagendera rimwe, ati mana kubera iki? Ariko umukobwa ahangaha Adeline nako ubuzima kari gahari ndetse n'umwuka wasohokaga gake, ariko agakomeza avuga ahatiriza, kandi muganga yari yabashije kuba yamubuza. Ahangaha cya Firemo niko kuba cyamufata kiramubwira ati ariko ubundi turi kwisaza, uri kubona ufite imbaraga wowe zabasha kuba zahangana nanjye? Ati cyangwa uri kubona wabasha kuba wahangana nanjye wowe? Ati nta na gato rwose, ati kandi ntiwanakoramo, ati ibyo uri kuba wakibwira byose, ati ni amabeshyo, ati wowe uri hasi ku butaka ubundi, ati ngiye buriya mba nibaza n'ikintu ababyeyi banjye bari kumpora bansinza ngo nabashije kuba nabazanira umugeni bashaka. Cya Firemo niko kuba icyamufata kirangije kijugunya akaboko kiwe. Adeline aramubwira ati se ibi byose nibyo wifuzaga kuba wambwira ku munsi w'ubukwe cyangwa se wambwira ubwo twari tugiye kuba twashyingiranwa? Firemo akamubwira ati se ngewe nigeze nkubwira ko ngiye nshaka kubana n'umukobwa ngo wize ubuzima cyangwa se umeze gutya na gutya? Ati reka reka, ati ubundi ngewe twumva nikeneye mba nikenera utwana two kuba inakitamirira. Ati se nkawe kuko, ati rebe, ati ubona uri umukobwa. Disibaze ko abashinyaguzi bazabaho kugeza ku munsi w'imperuka cyangwa se kugeza ku munsi w'urupfu. Nawe ibaza amagambo umuntu ari kuba yabwira umwana w'umukobwa ndetse uri muri ko mu buri buzima butameze neza. Umukobwa ahangaha Adeline yamajije kuba yakumva amagambo umusore wacu Firemo ari kuba yamubwira, niko kuba agasukari kazamuka. Imbibutse nawe yahoze ari kuba yavuga menshi ntajya aripfana, ndetse kandi azi ko arwaye nta mwuka afite mwinshi. Ahangaha yakomeje amubwira ati Firemo, ati cyakoze ibyo wabashije kuba wankorera, ati Imana izabiguhembere rwose, ati kandi igihora ikumera umugisha ndetse izanagukubira karindwi. Ati njye sinatekerezaga mu bwenge bwanjye, ati ko waba umeze gutya, ati ubundi gute nabashije kuba inakisanga ahangaha. Umukobwa wacu Adeline niko kuba yafata telefone ngo abe yahamagara muganga, kuko stress zari zongeye kuba zazamuka cyangwa se n'agasukari kari kongeye kuba kakikuba. Ari kuba yavuga ati muganga, ati ngwino banguka, ati ngwino wite ku buzima bwanjye, ati ndi kumva butari kubasha kuba ibwasubira ku murongo neza, ati hari ibintu biri kuba ibyanjagaraza. Kumva umukobwa ari kuba yahamagara muganga, hari undi waje yinjira gutyo, ndetse muramubona n'uwo nguwo yari Nyiramwiza. Ndetse Nyiramwiza muramwibuka cyane, ndetse muramwibuka mu bukwe niwe babashije kuba babubwira ndetse bamubwira utugambo twishe agahita yisohokera. Ndetse muribuka iyi nkuru igitangira ni nawe wari uri kumwe n'uyu musore bari kuba bakikinira izabo muri hoteli cyangwa se mu cyumba cya hoteli. Ariko uyu nguyu Adeline we kuba yari yarakinzwe byinshi ku maso nibyo bitumye agera ahangaha ndetse ari kuba yatakamba cyane.
nkwibutse kuba wadukorera subscribe utarayikora, ndetse ujya no muri comment ubasha kuba watubwira uko uri kuba wabona iyi nkuru yacu. Ese ubaye uri umusore wakitwara nk'uyu musore filimo? Ese ubaye uri umukobwa waba wakitwara gute uri mu buzima nk'ubu ngubu bwa Adeline? Ese byagenda gute? Wafatiye imyanzuro mu buzima? Kandi ujya muri comment tubwire ko uri kuba wakumva iyi nkuru, utange n'igitekerezo, ndetse nubasha kuba wayishimira udukandire kuri like, ndetse tukorere share no ku bantu bawe nabo bakunda inkuru nk'izi z'urukundo ndetse z'inkoramutima. Ahangaha umukobwa nawe yarahageze atangira kuba yabwira Adeline ati ese my man cyangwa se my husband uri kuba wamubaza iki? Ati ndetse vuba ahangaha ati ndakeka ari njyewe wagiye kuba yashyira muri ariya mago, cyangwa se ari njyewe wagiye kwambika impeta. Ati sura tubona gute? Imbega abashinyaguzi, imbega abagome, imbega abarozi, imbega abana babi, njye niko nabasha kuba inavuga. Ese umuntu nk'uyu nguyu ugera ku muntu uri muri koma, aho kugira amufashe kuba yazanzamuka, ahubwo akamufasha kumwica, uyu ni muntu nyabaki? Ese iki ni ikiremwa nyabaki? Ese aba ni bantu nyabaki tubana nabo muri ubu buzima? Ahangaha umukobwa wacu nyiramwiza yakomeje amubwira ati ese wabonaga uyu musore rwose akwiriye agakobwa nkawe? Ese abakobwa bo mu cyaro ubundi muba mwumva mumeze gute? Cyangwa muba mwumva ubwenge bwanyu buri kuba bwakora? Ahangaha agakobwa kacu ka Adeline rwose nikamenyaga izangu, nikamenyaga ikipe iri kuba yakina n'indi filimo. Niko kuba yambwira ati erega narakubwiye na mbere hose, none reba ahantu ubashije kuba wakisanga. Ati si ubu ngubu amakosa ati ni njyewe uri buyashinje? Ati no. Ati ntago byabaho. Umukobwa Adeline disi umujinya waragiye iramusya, kamera iragenda irazamuka, isukari nayo iragenda iramurenga. Hamwe wumva ufashe umuntu wamwica cyangwa se wamutera icyuma ukajya kuba wamwirega disi kubera no gusakuza cyane kandi yirwariye agasukari karazamutse, umwuka utangira kuba wamubana muke, ndetse niko gukomeza agenda atira. Ahangaha wa mukobwa nyiramwiza niko kuba yamwegera, atangira kuba yamwaka ka kaboro kari kuba kamuha umwuka. Niko kuba yafata kuri serumu, arangije aramubwira ati ese ubuzima bwawe n'ubundi ko bwarangiye si yo nzira, cyangwa se sinako kanya ngo ube wakitahira? Iyo mbega abantu bari abagome, kandi ibyo byose yabikoraga hari abandi bamuri iruhande, hari Dina ndetse n'umusore filimo bakundanye. Aho ku kanya niko kuba umukobwa nyiramwiza yacomora ya serumu yari irimo gufasha uyu mukobwa wacu kuba yakomeza kuba yabona isukari mu mubiri ndetse n'imyunyu ngugu. Ibyo byose babikoze bari guseka, ndetse bose bari aho ngaho bamaze kuba bayicomora. Niko kuba bavuga ati tugomba kuba twava ahangaha. Ati uyu nguyu nawe agasigara ari kurwana ibye. Ese uyu mukobwa wacu Adeline ak'ubuzima karaza kuba kagenda gute? Ese araza kuba yapfa? Ese biraza kuba ibyaherera he? Ese ubaye uri gukina muri iyi nkuru, ubaye uri umukobwa Adeline wakitwara gute? Wabigenza gute umenye ko umugabo mugiye gushakana ameze gutya nka filimo? Icyo usabwa ni ukudukorera subscribe tuzacikwa na episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment tubwire uko wabonye inkuru yacu. Dusize Adeline pompo yiwe cyangwa serumu yiwe yari iri kuba yamuha umwuka bayicomoye. Ese araza gupfa? Ese biraza kugenda gute? Biraherera he?